Hello guys, nshuti bakunzi b'ibyaro TV, mudahwema kudukurikirana aho mugiye muherereye hose gatanu kuri kagenzi kako. Aya ni amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda bigenda bitwika cyangwa se bagiye bafite hiti zigiye zitandukanye. Uyu rero nk'uko mubizi ni umuhanzi mwamenyereye, ni umuhanzi ukomeje kubica bigacika, ndavuga umuproducer ariwe bita Element L. Uyu Element L ni umusore ukiri muto, ukiri kuzamura urwego rwe, dore ko nk'uko byagiye bivugwa, dore ko atari na mukuru, dore ko ubu agize imyaka 25. Rero uyu Element L ubwo yakoreraga country music yagiye yivugira mu magambo ye agiye atandukanye y'akababaro ababaje, agenda avuga ati ibi bintu ndabona nshobora kuba nabivamo, ndabona nshobora kuba nareka mukaguma mwenyine nanje nkaba njenyine, kuko mbona munaniza cyangwa se mbona mungora. Uyu rero Element L ushobora kubaza ati se ibishobora kuba byarabimuteye ni ibiki, bishobora kuba byaratumye avuga ati ntabwo nshobora gukorera country music? Ushobora kuba ati se ni ibiki bishobora kuba byarabiteye? Reka rero dukomeze n'iyi nkuru ikomeje, reka tumashe kumenya buri kimwe cyose gishobora kuba cyarabiteye umusore cyangwa se icamamare nk'iki kikaba cavuga aya magambo akomeye, dore ko ari inshuti ya Bruce Melody by'inkoramutima, dore ko bakunze gukorana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubibona rero, ubwo twakomeje n'imvano ishobora kuba yarateye uyu musore wacu, nk'uko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yagiye yivugira yuko uyu Element L ahembwa amafaranga make kandi aba yakoze ibintu bikomeye cyane, dore ko ayo iba yinjije cyangwa se country music amafaranga ishobora kuba yinjije, dore ko yagiye yivugira ko bamuhaho 30% mu gihe 70% gabagabaye agabo, dore ko yanagiye avuga ko ari buba wakoze akazi gakomeye cyane. Kandi uyu Element L yagiye anivugira yuko ubwo yagiye mu bintu byo kuba yaba producer byatumye binamuha agatima ko gutinyuka, akaba yakigirira icizere, akaba yakora indirimbo ye, dore ko yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye, yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye, ariko ubu kugeza ubu kuri YouTube channel ye cyangwa se ku rubuga akoresha ashiraho indirimbo ze amajije kugiraho indirimbo 3 ashobora kuba yarakoze cyangwa se zishobora kuba arize, dore ko abandi bagendaga bamwifashisha mu ndirimbo ze, akabasha kuba yazikinamo ndetse akaba yanabakorera record. Uyu rero Element L yagiye anavuga ati aba bantu baba bashaka kuba baturya, dore ko baba bashaka ko twebwe tutazamura urwego ngo tugere hejuru, ubwo bamembaga make byarambabaje, bityo rero nahise mfata icemezo nanje ndavuga ati kuki njewe nashobora kuba nakora utuntu twanje. Rero uyu Bruce Melody nawe yagiye avuga ati uru ruganda rwacu rw'ubuhanzi, nk'uko mwagiye mubibona muri genge zabo 155 AM, nk'uko mwagiye mubibona, nk'uko bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, dore ko harimo amagangster ya Danger agenda akora ibintu bigiye bitandukanye, na Bruce Melody yagiye avuga ati
gute udashobora kuba wakora utuntu twawe utuje kandi umeze neza. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibagereraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin. Ciao ciao.